Karame. indirimbo yitwa Ikobe Muyango n'Imitali. Tugiye gutangira kumva none indirimbo za Cyusa uko tugenda dukomeza kino kiganiro. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro iwe mube hamwe n'abacu aho turi kumwe n'umuhanzi intore Cyusa Ibrahim akarumuna. Reka nyongereho Cyusa, twakomeza aho twari tugeze aho warugeze urimo kuvuga ibintu byiza cyane. Harya byari mu bukwe. Ubu mfite intambara itoroshye. Umuntu aragutumira mu bukwe akumva ko hari ibyateye rero byitwa ngo ni ugusohora abageni. Ukagira ngo igitaramo umuntu ngo cyusanga wazaje ukansohora. Gusohora umugeni ni kuva ku muryango ukamushyikiriza umusaza n'akantu k'iminota nk'itatu. Ugakumva ko ibi byarangiye kandi ngiye wantumiye ngo ngutaramire. Noneho hakaza iyo umuntu yamaze kwicara hariya umugeni, urumva umugeni yanyishyuye amafaranga ye. Yanyishyuye amafaranga yambwira ati Cyusa uzaza utaramira abantu uryohereza ubukwe. Abantu rero bitwa ngo naba aba timekeeper. Ngo urumva ngo Cyusa ngo amasaha ngo yagiye ngo kandi ngo abantu bakeneye kurya. Nabwira ariko please. Ubu mu isaha abantu bari mu mare barya cyangwa isaha n'igice bitewe n'umurongo bari bukore biyabura nabi. Umpaye iminota 15, urumva umpaye iminota 15 cyangwa 20 nkabanza nkataramira abantu bakabanza bakishima bakabanza bakaryoherwa ngo urabarigira ngo bari Amerika. Nongeye ngenda baririmbira bari kurya. Nita mbabwira bose ubu niyo ntambara murangwana nayo n'umugeni ubuye icyo mbanza kumubwira mbere sinjya ndirimba barya. Ariko oya ni gute ushobora kuvumbira umuntu kurwara n'igufa ashaka no kwita umutwe. Umuntu afite inyama ikuto na fourchette arimo arakata. Ararigata n'intoki ahubwo urumva ari bugire umuhamagaro wo kumva ibyo uri kuririmba. Ntago uraba uri gutayanjwa nta kintu uri gukora. So rero hari abantu bavuga connection. Cyusa ntongere kugenda. Ayaya. Nezera ko Cyusa urihangana none ubwo urongera gato wandike ka message hasi kugira ngo nongere nkwakire. Basanga abantu bamo bararya rero badukozeho. Ashaka ko abantu bamo bararya n'ikibazo. Igitaramo no kurya ntabwo ari ibintu bijyane rwose. Cyusa ndongera nkwakire. Ushobora kongera ukandika message hano hasi kugira ngo nongere nkore ku izina ryawe nkwakire. Nyamuneka abantu bararya tujye ku ruhande kuko ibintu byo kurya abantu bataramye ikibazo cyane. Kumwe murabibona nyine uko mukuriyeho nyine connection ijyana n'izo nyama. Cyusa ndongera nkwakire. Amasaha by'abanzi ibintu bikomeye cyane. Ariko sura mugani abakina umukene yinjiye abantu barya gute ubundi kariyo yayo. Abantu twari turya quand même. Ngana abafaransa navango vraiment donc non. Ashwi rwose Cyusa ujye wanga ujye uhakana ubute oya mubanze murye mutore n'imibi abashyirwa ku ntugu bazirashyireho muturi imibi ariko nta bintu byo kuririmbira abantu barya ntibibaho muzana bireke n'ukuri kw'Imana ibyo ntago ari byo. Ishwi Cyusa igarukire. Nje ntago ndimo ndarya.
njye n'umuntu cyusa ngwino njye ntabwo ndimo ndarya ngwino rwose. urumva arabahamagara ukabona bihaye se icyo kibazo cyo gukoresha ibi bintu gukoresha na telefone. Hari ibintu wenda ubwo nakandi wenda mu gihe kugira ngo dukomeze twinjira mu gitaramo, hari ibintu byo mu bukwe bwo mu Rwanda wenda murabona iyo mwanya kubivuga numva bikwiye guhinduka. Hari abantu bakora imigenzo ku nzoga, bafata icupa bakaricugusa bakarizamura, none ibyo icupa noneho bimwe by'imituku yitwa ngo niba ari heaven. Uriya muntu wahimbye heaven duhuye sinzi icyo namukorera. Hari ibintu byinshi biriho ubuze icupa babarira gucinisha ntacyo. Reka tubivuge tubirangize. Umusaza ejo twaricaye iyo turi gutarama dutaramira abashyitsi binjira noneho tukaza no kuza kubakira. Urumva rero twari twicaye, haza MC nashaka kuvuga izina, araza n'ibikabyo byinshi kwa kundi baza yacuguje araza n'ibikabyo byinshi kwa kundi agira, arafungura. Umva dadi, urabona kariya nyine kariya kabusho kagira karagiye gakubita mu jisho ry'umusaza waje gusaba. Ntabwo nakivuga mana we, niba uwo MC ari kumurikira arahita amenya ibyo ari byo. No, reba heaven iratomboka, ibiguye ku ishati, yari yambaye ishati nziza, ibiguye ku shati, noneho nuko yari yaje gusaba, ariko umujinya umusaza yagize. Mana we, urabivuze rero. No, uzi kubona arimo ararira, urumva reba imbaraga kaba gafite kariya kantu kakagukubita mu jisho, kandi atakwikanda atataka. Urumva yaje gusaba, nta nubwo ari niyo bareba uwo mu MC, kuko n'umu MC yaje asanga. Urumva MC igihe aba ari umuhuza w'amagambo wahuje gusaba. utunyaho y'amaso yanjye aba amashimwe burundu ndarangiye, ntataka ntashobora ngo hororororo abantu bose bamureba. Umva hari imihango igomba no, hari n'abandi bafotografe nabo bajya imbere y'abageni akazayikora ibintu mana ishura byose, banza n'insaza nzagira amahane bafata nk'igikoni utifotoroka wamuzitura abantu abandi basiga abantu keke. Uramutse unsize keke mu maso nubwo abana ya surprise wankoreye byahagarara. Ibyo bintu by'imihango, gusigana amakeke ngaho gucugusa bya cupa by'ibiki n'ibiki, amagambo adashira bya bindi, noneho abantu umugeni basabye batanze n'amafaranga, MC ari hariya nawe cyangwa DJ arashyiramo inka sound z'inka hirya no hino. Hari ibintu byinshi ese kubivuga nk'umuntu uba mu Rwanda. Uwo musaza ntabwo uzi uwawe ari, niba ari babandi basabira abahungu n'abakobwa babishyuye amafaranga babagurira amakoti, iyo busho arayimerita mu jisho rwose, kuko ibyo nabyo ntabwo byemera. Cyusa reka dukomeze, reka nitujya mu mashyengo yacu ko dusanzwe ntabwo dukora igitaramo. Hari indirimbo nanjye ngo ngeze mu gihe cyo kwisabira indirimbo. Oya heaven ibyo ni ngombwa, heaven mu jisho birumvikana. Kwe kunsetsa mugatuma abantu bamenya ko ndi umupfayongo. Hari indirimbo mu ndirimbo zawe, izindi zose wenda nayo indirimbo nziza cyane. Iriya wahinduye izina warimbanye na Charles, namuhamagaye namushatse kugira ngo ariko baza araza kuboneka. Iriya ndirimbo agira igitero cye ukagira icyawe. Ese ninde wayihimbye, ninde wayanditse muri ari wowe na Charles? Iyo ndirimbo niyo nakubwiye nahimbiye Tate, niyo nahimbiye Tate uriya na icyo gihe Charles
tuyikora Charles yabyinaga yaririmbaga mu nganzo ngari, afite ijwi ryiza cyane n'ubu kandi afite ijwi ryiza cyane, ari mu ba jeune nemera bafite ijwi riwo rwose riryoshye. Noneho ndabyibuka icyo gihe twayikoreye kwa Clement akiba mu Nyakabanda, murakorose mu ngona. turagenda turayikora, ni Mani Martin wari wamuturangiye. Turagenda turayikora, ariko icyo gihe ndabyibuka iyo ndirimbo twarayishakaga cyane, noneho wumva ubwenge buke ngo kugira ngo ngire ijwi ryiza ngura amazi. Cyusa connection banza irimo heaven. Reka turebe ko bikunda gatoya turebe. Mbere ko tukena indirimbo za Cyusa, arongera nk'uburenganzira bwo ndabona ayaya Munyarwanda mwumva inzozi narose, Munyarwanda ni wowe bwira, ntera umugongo tusangiye byose, Munyarwanda ni wowe bwira, kugira ubwoba bw'inda tuganire, Munyarwanda ni wowe bwira, kukwicurikira mwumve tuzi ibyaha, Munyarwanda ni wowe bwira, ngeze ibyo kuba nagize inzozi narose, Munyarwanda ni wowe bwira. Murambabarira aya busho yarabikoze iyo ndirimbo navugaga yitwa Muvumwa Mata. Mbere twarayise Izihirwe, ariko tate wanjye yifuje ko nayita Muvumwa Mata kuko niwe nayituraga. Mpura na Charles ndayimwereka, urabizi ko Charles yagiraga ijwi ryiza cyane. Yaririmba nkumva arimo arandusha ijwi, nkavuga ati rero Charles reka mbiguhe ibitero byose nabyiririmbire, none se byagenda bite? none se kuko rwose twongeye tukanayisubiranamo rwose nabimuha nkabiririmba, afite ijwi ryo hejuru ryiza, nanjye najyaga hanze. Ariko none icyo gihe urumva uko umuntu agenda akura, nuko icyo gihe narabyinaga ntabwo naririmbaga, buriya naririmbaga byo gushaka kwiryohereza, ariko nayo ntarabigira umwuga neza. ngayo nguko wari kumbaza amateka y'indirimbo. nuko rero ubwo nguhaye umwanya kugira ngo abantu bajye bumva ko hari umuntu uri kuvuga ngo tate mu Kinyarwanda ni gute, ni nyogokuru, reka mbivuge. Yego, ariko ko Cyusa ari mu gisibo cy'abamuzirima, nyogokuru yabyibagiwe, ibintu byose byamaze kuva mu ndimi. Yego, yego. Itangira ivuga ngo ngwizihirwe neza Muvumwa Mata, ineza yawe n'inzira bwayo, icyambu ikimbana icyaheza ntajyagira umwagaguze, ndavuga umumararungu mvoma w'inganzo, itwebeye n'inganzo tumuririmbe ya kera, ngo ubugwaneza subwo yisiga, ngo abatamuzi muzamubwirwa ko ari ikirenga duteza abandi. Izihirwe neza Muvumwa Mata,
ineza yawe y'abantu icyambu cy'Imana ntajyagikunamuze twese urusumba tumusanga ahubwo ni isangano ry'isimbi iduce siba tumusanganira arabasumbuwe hejeje Imana reka twanamize duterane imbabazi itugutaramire cyane ituze rigututubikaneho wowe tetero ridateba uri ijabo jambo yatangiye ijabiro ngo tutajirajira mu mwijima ujerera yarateganye ruwaduhuje nzaririmba nzacuranga nzafata inanga yanjye ndirimba inkumburwa idashyikirwa rushembize arabarusha umunyana wa rusharaza uwa rutabika nuko rero tumutira akarorero kunumva neza mu guhumwa amata ineza yawe n'inzira banduye cyamukimana cyaheza najyagira umwagamuze ndavuga umumararungu mvoma w'inganzo itwabene inganzo tumurimbe bishyire cyera ububana heza musuko yisiga abatamuzi muzamubwirwa inkwari ikirenga duteza abandi izihirwe neza mu guhumwa amahanga. Iyo ndirimbo iri kuri YouTube yitwa Izihirwe by Wizihiwe na Cyusa. Abayikunze abayifuza indirimbo nziza cyane. Aba hantu reka tumve abantu bahumve neza. Clement rwose chapeau. ejo waduhuje nzaririmba nzacuranga nzafata inanga yanjye ngucurangire nsengeye ndirimba inkumburwa idashyikirwa rushembize arabarusha umunyana wa rusharazankwa uw'ikirenga ndamwamutaye nzira mwagakeze mwamubasha mwaya
uwo ni rwogana ngabo rwangomijana rutabika nkongo yo mwaje nuko rero tumugira karorero umuntu alive arambona nawe ariho akampamagara kidobya we nta kundi cyusa iyi ndirimbo uraririmba ariko ubwo twamaze kugira noneho twamaze kugera mu bihangano bya cyusa nyuma y'iyi ndirimbo izindi zakurikiyeho ni nk'izihe aha nyuma y'indirimbo hakurikiyeho ya mbwire nde nayiririmbye kurikiraho nyuma y'mbwire nde nahise nkurikizaho iyo nafatanyije na cacing yitwa ndi umunyarwanda nyuma ya ndi umunyarwanda nsohora yitwa Rwanda nkunda nyuma ya Rwanda nkunda nkora migabo nahimbiye His Excellence Paul Kagame nyuma ya migabo mpita nkora yitwa umwitero nyuma y'umwitero mpita nkora muhoza ya twagira izukasien abantu barayikunze nyuma ya muhoza ubu nakoze imparamba niyo nabara ko ariyo nshya nubwo bwose hari indi ejo abantu bazabona ariko kuri YouTube imparamba niyo iheruka none kuko kugira ngo utakomeza kwiyarira ijambo kandi utari wenyine uri kumwe n'umuhungu wawe Ishimwe reka mbaho umwanya hanyuma tuze no kugaruka tuganira ku buzima bwawe ku mateka y'ubuzima bwawe uko wakuze uko wize uko wabayeho ariko noneho tubanze tuguha umwanya na Ishimwe kugira ngo ataba babana ababyeyi baganira umwana akarambirwa muri jaride kandi afite akamaro gakomeye cyane ngwaye umwanya rwose mbaye umwanya mwembi kare hari abantu badusabye imparamba katubanze dushyushya abantu cyane nanjye mbe nduhuka ariko nk'abandi bayobozi bose dayeri nanjye mu ndirimbe ndimo ndandika ishwi wacu bansha mbaye umwanya imparamba nyirabihogo byiza byahogoje Imana imparamba nyirabihogo byiza byahogoje Imana imparamba yemwe bakobwa mukiri batoya mugendera ku ndomero uwo tomboriza gwaho ndafatu imparamba nyirabihogo byiza byahogoje Imana imparamba kone cyose cyongera ko ntwara rutarutwe mu mihigo bateke bona barutinya imbenereza ubukomero utagarikwa n'amakuba byakomeye mu bintesha icyubahiro mu ngabari igihe bategeho amakiri ahubwo rero yemwe bakobwa isi ntaribonye ahubwinyangisha uruyama maze isaze karucani n'amavi y'inyoga uruzi yo rwaho n'inkindi imparamba nyirabihogo byiza byahogoje Imana nuko
abakurikiye kuri Facebook twabaha ikaze turi mu gitaramo igitaramo kimaze isaha turakomeje ubwo rero ababishoboye ry'inyamasheke hari ibishyimbo by'ibikaranga hari n'ibihindi by'ibihogo bikora umuhunyu n'amamesa umugore wabiriye ntiyubakugwe n'umugabo wabiriye ntarindi urugo imparamba 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 nyirabihogo nyirabihogo byiza byahogoje impanyu imparamba mwana wa mama wita kutabo nyumunsi wabonye hazacura iki guhora ubona bitera imvune guhora ugenda bisenya urugo urwo surusha kuwo n'umuruhu imparamba imparamba intera y'abahizi kuri Instagram mubishoboye abari kuri Facebook mwanyarukira kuri Instagram account ya Dadi Maximo Mwicira-Mitali tugatarama yego cyusa ngwigituma ndirimba marira gatemba mama wambyaye yigiriye iwabo data wambyaye yagiye imahanga murumuna wanjye yabaye ikiranga mushiki wanjye yabaye icyoma zininkora mariya jenza iherekezwa nande imparamba 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 nyirabihogo nyirabihogo byiza byahogoje impanyu imparamba 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 nyirabihogo nyirabihogo byiza byahogoje imparamba ngayo cyusa urakoze cyane iki gitaramo kuri uyu mugoroba turi kumwe turi hano kuri Instagram ariko turi kumwe no kuri Facebook kuri Facebook dufite abandi bantu badukurikiye irageje connecta sinzi ko nabita wenda account zombi ariko ntabwo byoroshye ese hari indi ndirimbo yindi ufite y'igihozo wenda utarajyana muri studio cyane cyane indirimbo wowe na nyogokuru wawe muhuriraho cyane kuko ndibuka iyo yigize gato gatera cyangwa se akarimba nk'akaririmbo nawe njya kumva mama mwese akomera urumva izo ntarakora ntabwo ubu nahita nzisohora nonaho ubu sinaba mbavumbije karira byibura zimwe za kera mwenyine kwa kundi ahubwo nuko harya ubwonko tujye mu zihiro harya ubuzi urashaka iz'igihozo cyane 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 ko aracyari kare tuyerebe iz'igihozo harya iz'igihozo z'abageni cyangwa mbafite terabayiti mu mutwe y'indirimbo I know turaza kwinjira muri iz'abageni z'indirimbo cyangwa igitaramo nyarwanda kimbye cy'inkera atari wenda zakarahanyuze cyane hari nk'indirimbo hari umusaza nkunda cyane umubyeyi mwiza cyane afite indirimbo nyinshi cyane yari exactly hari indirimbo nk'imwe ya Timothée kwa kundi zazindi kwa kuntu nyine wumva se ujye unyoriyanta kuko nzakurangira hari ubwatsi butoshye
kwa Timoti Yego. kankurikiranye za Timoti. Naharaye njyanye naharaye ndose hanze bisani bikubana nkangutse nkibaza iby'izo nzozi numva imirindi y'abahizi ziramvumera ziramvumera zivuye mu bihugu byazireze zikumbuye u Rwanda rwaziremye zirashaka amariba y'amayikera n'umukenyuzi ikesha ntuzikebanye ziramvumera ziramvumera mwoze w'ibyansi nyiruruhimbi zarese nyakuzigira we korangiza inka nawe nshunguye inka ngaruye u Rwanda zinikize ziramvumera ziramvumera zisanganiwe n'abazinyoye zirongowe n'abanyirazo shyira abajyambere imbere y'urwuri abajyanama zikurikire ziravumera ziravumera iyo ni indirimbo yitwa Ziravumera ya Timote. Abantu abantu bajye bamenya indirimbo z'umuntu bazimushimire nubwo ngiye nshobora nko kuba nasubiramo indirimbo ya Dadi ariko abantu bakaba bazi ko umwimerere wayo ari Dadi. hari mu ndirimbo neza rugamba special impyisi nyampyisi uzaze wirore ntabwo uzabarya niba uri ishyamba nzakujya imbere mama nkugeni inyuma wikubire hagati umuntu udakunda ishyaka ry'iwanyu mbese ukunda iki umuntu udakunda akujyanye wumvume zute niba uri inkoko nyankoko ntuzaceceka
niburuza niburi igiti igiti nyagiti ntacyo uzavuga uzanyeganyega muntu udakundi ingingo nziza mbese ukundi iki umuntu udakunda kubona amagaju wumva umeze ute nza kwihererana ngwihendahendere mama maze nkubaze ikindi nsigaje niba mbabeshyuza zubarebe n'indashyikirwa uzabasanga uko nakubwiye uzanezerwa ukunda kamere niryo bara ryawe rikuriho ntirisibangana ngayo nguko cyusa urakoze cyane turakomeza gushimira abantu badukurikiye kuri Facebook ariko kuko bigoye kugira ngo umuntu afate telefone akore n'ikiganiro ngo muri hangana nagira ngo mbereke ku gitaramo cyatangiye na cyusa turi kumwe kuri Instagram bishoye mwa kwikonekta ni ntabwo bigoye cyane ni Dadito Maximo Mwicira-Mitali mukadukurikira cyusa reka twumve wenda indirimbo imwe yawe mu ndirimbo ufite kuri YouTube kugira ngo wenda tufate icyuko cy'imota nk'ibiri sinzi wenda iyo wumva twashyiramo kuri none ahangaha kugira ngo noneho dufate imota nk'ibiri kugira ngo yanjye kandirimba imigabo nzanira icyayi wa muhungu we abanguke rwose agufashe abana byakomeye hari usabye imigabo bayisabye kubaka migabo wenda ubwo ujya kuyandika byagufasha iminsi ingahe wafashe igihe gitoya cyangwa se byari byoroshye amagambo cyane cyane ko wari wihimbiye his excellence uzi noneho n'ibyo uvuga cyangwa byarakugoye kugira ngo ubashe kuvuga amagambo ajyanye n'uwo waririmbaga buriya biragora cyane nko kuba guhimba umuntu udafite ibigwi nicyo kibazo cya mbere nk'ubu nkubwiye ngo umpimbeho indirimbo byakugora kuko nta bigwi ngira ariko his excellence byonyine ubwe ni ikivugo ibyo yakoze byonyine birahagije kuba wabona niyo ndirimbo ahubwo yanyoroheye kuyandika kuko ni ukumuvuga uwo ari we ni indirimbo gusa ahubwo wenda iyo uvuga melodi yo ni indirimbo yaje ndi kwigendera gutyo mpita numva melodi ngenda nyishyiramo ariko ndavuga ariko iyi melodi ko numva ari nziza wayitura nyiri u Rwanda mpita mvuga ati ari byo nuko nayanditse nuko nicaye nkayandika iri mu ndirimbo mfite nzi buriya ushobora reka mbanze some ku gacyayi ariko igihe wahereye unywa unyicisha inuza
mu cyayi winywa agacyayi karagukora mu cyayi ndamuhaye uburenganzira. nyogokuru wanjye niwe ukita keza akavuga ngo ni ka cyayi. yewe okay noneho mu gihe reka noneho okay great ndabona ugira bwangu. ndamuhimba neza, ngenda nkora bigenda biza, we ntabwo byangoye cyane. Migabo iri mu ndirimbo mfite nanjye nkunda, kuko buriya nko mu ndirimbo z'umuntu burya haba harimo indirimbo akunda. Migabo yitwa imwe nakubwiraga muvumwa amata cyangwa izihirwe, n'iyitwa igicu. Ndumva ni izo ndirimbo zanjye igicu cyane cyane nicyo nkunda burya mu ndirimbo mfite. nzakibasohorera vuba, katujye rero Migabo. Migabo ndirimbe migambi y'abagabo, Migabo we ndirimbe migambi y'abagabo, Migabo ndirimbe migambi y'abagabo, Migabo we ndirimbe migambi y'abagabo. Reka mvuge Migabo niya nzira mwaga idukesha itunze, arabaruta inyamibwa y'intore n'inyamuberwa n'inkindi, niwe nkeke y'abahizi. Migabo ndirimbe migambi y'abagabo, Migabo we ndirimbe migambi y'abagabo, adutwe aza neza twizihiwe, tugukundira imico yawe se nshuti y'imihigo. Imena gitero ndirimba udutera isheja, tugashengurwa n'ishema. Migabo ndirimbe migambi y'abagabo, Migabo we ndirimbe migambi y'abagabo. Urukundo uwabibye ruzera imbuto y'umuzi, n'abatagushibutseho tuzarusoroma. Intavugirwamo atinyirwa icyusa, rusuzuguza abakwigimba, komeza utwara umurongo. Migabo ndirimbe migambi y'abagabo, Migabo we ndirimbe migambi y'abagabo. Ndumva igitero nkundamo muri iyo ndirimbo yose, gitega amatwi. Twiririmbira umuvunyi
uko kwatwara umurongo wananiye abaswa ukomeza utsinde nyagutsinda ukomeza ugabane nyakugabana twagurira amarembo dukomeze kwanda abahatunenaga ubu badutira icyansi impingabo ndirimbe migambi y'abagabo migabo we ndirimbe migambi y'abagabo reka mvuge migabo murafate umunota umwe ukuruhuka no kunywa icyayi n'amazi ntidukeshe ituze arabaruti nyamibwa y'intore n'inyamuberwa n'inkindi niwe nkeke y'abahizi migabo adutwaza neza twizihiwe tugukundira imico yawe se nshuti y'imihigo imena gitero ndirimba udutera isheja tugashengurwa n'ishema cyusa umaze kuririmba indirimbo usibye wenda izindi uririmba z'abandi ese no mu buto bwawe uri umwana mutoya wararirimbaga cyangwa byaje ukuze umaze kuba mukuru umaze kujya mu itorero mu rugo ukiri mutoya wari umeze gute byabaga bimeze bite mbere yuko ngusubiza reka mbanze nshimire uyu mugabo witwa Faizo dore yanani ninjye wese ukiniga kugira ngo ikumeho kugira ngo nze kubikubazaho ntabyibagirwa uyu mugabo buriya yaramfashije cyane uko mumureba kandi ibyo akora biruta uko angana mu by'ukuri niwe umaze kunkorera amavideo yose mubona niwe uyankorera n'iyo migabo njyana nawe njya mbimubwira ko mu ndirimbo zose yankoreye migabo niyo ndirimbo nziza yankoreye rwose kuko ifite amashusho meza nagira umushimire rero Faizo kandi nakubwira ati witegure kuko ejo turazinduka tujya gushaka indi dukora kuko urugendo ruracyari rurerure niyo yonyine yakoze cyangwa yagukoreye n'izindi zose ubona video yose niwandika Cyusa Ibrahim na muhoza ubona kariya ga platform kariho bizamuka ama lyrics niyo wabikoze Faizo rwose mumushimire kuko ni umuntu w'umugabo Faizo ndagushimira cyane kuko wamugani kugira ngo umuhanzi nyuma yo guhanga indirimbo nyuma yo kuyandika ibasha no kujya hagaragara abantu bashe kwibona babashe kuyumva ni akazi katoroshye cyane kuva muri studio gukora indirimbo ukagera mu kwandika script yo gukora video ni akazi katoroshye cyane umuntu rwose ndagushimira cyane by'umwihariko muri kino kiganiro wakoze kandi uracyakora umurimo mwiza n'akazi keza ikibazo nari kubashije kurimba byaje umaze gukura cyane na muto umwana mutoya naho nkiri na muto narabikundaga cyane ariko ku buryo nk'indirimbo ubu nsohoramo abageni ni indirimbo numvise mfite imyaka 6 njya nyiririmbira tata akambwira ati ariko wa mwana uri umusazi hariya wumva hari indirimbo nsohoramo abageni ivuga ngo hari n'abasabye ngo nzayikore ngo mera bakujyane
yemera bakujyane so yemeye impano mama we urumumararungu iso yarakubwiye ngahita genda mwana wanjye igenda niko bigenda mama we nagutanze ntakwanze shenge we urumumararungu urumva iyo ndirimbo twayibyinaga mfite imyaka 6 tufite abakobwa icyo gihe babaga bafite ibiseke ariko kuki ibyo bintu bitakibaho mu matorero wasangaga abakobwa bakoze mu gihe cy'impano mbere yuko ababyeyi batanga impano itorero ry'abantu rigatanga impano abakobwa bafite ibisabo abakobwa abandi bafite imbehe bakajya banavuga ati ngutu uragabure bavuga ngo ikinyabu uragabure biryohe sinzi ukuntu babivugaga ubwo ngiye ntabwo nari kubivuga kuko ntawe uri umukobwa twebwe tukaza tukavuga ati ngiri icumu ryacuruye gucungura ni ryiki ubwo turimo turaha impano umugabo ngiri icumu ryacuruye gucungura ni ryiki gembere bero ryitwaje iritwaye abicyatwa ntatwarwa umugeni iri rikaba ingabo umugabo y'isi ntamenwa intayoberana ntitetereza umukinzi urumva ku kantu ni ibintu twakoraga nayo mfite 6 ans urumva nakuze nkunda kuririmba cyane tate rero yaba ari nko kuririmba agenda nkamugenda inyuma ngenda numva ibyo bintu ndabikurana ibyo bintu ndabikurana nge mu wa 4 ntangira kujya nandika turirimbo ngenda nandika no mu nganzo nakundaga kuririmba cyane mu nganzo ho baranyiyamaga bakambwira ati nk'ibyo bintu muraririmba n'ibiki twebwe tuvuye mu majwi meza y'abakuri afite umuhogo urumva iyo umuntu ntago utangira ufite ijwi ryiza dadi nawe mpamya ko iryo jwi ryiza ufite ntago mu myaka 12 ntago ari kwavugaga hari imyaka wagezeho utangira kuniga ijwi ukajya wumva noneho nkajya ndirimba mu nganzo bakanyiyamata ariko urimo uradusakuriza uramutumena amatwi ariko gihe nkabihorera nkakomeza nkiririmbira biza kuririmba rero mbona biza none ndabona byarambyariye amavuta yego kuko hari igihe muragira impano ariko ukagira impano zitandukanye abantu bakuze nk'intore abantu bakuze noneho wandika indirimbo uririmba uvugisha none intore ese hari indi mpano yindi ufite abantu batazi cyangwa se wenda utaravuga uti reka nyishyire ahagaragara yewe impano zanjye zose narazerekanye zose zishingiye kuri gakondo ni ukubyina ni ukuririmba nta bindi muri ibyo byose uko ari 3 cyangwa 4 ni iki ukunda cyane muri byose wumva wakora nkunda kuririmba kuri level udashobora kumva nk'abantu b'inshuti zanjyeho iyo ndi muri douche mba ndirimba iyo ndyamye hari n'abambwiye ati ariko ubu ntabwo ugira uririmba ngenda ntwara imodoka ndirimba iyo mbabaje nshaka ngusubiza mu kuririmba nkunda kuririmba cyane hari indirimbo se wahimbye ubabaye murakubabaje iyo nzasohora ejo ni umuntu wambabaje umuntu uzasohora indirimbo ubabaye ndi no mu gisibo urumva bidakomeye rata murafite ibibazo mu buhanzi bwawe ni iki akenshi kikugora cyangwa se n'iki cyagiye kikugora kurusha ibindi
mu buhanzi bwanjye ikintu kingora kandi n'ubu kikaba kikingora ni ugukundisha abanyamakuru ibi dukora. Yego. Ko buriya ni challenge ikomeye cyane. Abanyamakuru bakunda bashyiraho ibyo bo bumva bakunda. Thanks. Noneho bashyiraho ibyo bumva bakunda abanyarwanda, kuko twakira ibyo tubonye. Buriya ushyizeho dessin anime ijoro umunsi wose twazagezaho tugakunda dessin anime. Icyo umuntu umweretse nicyo akunda. Ubu challenge ya mbere mfite ni ugukundisha abanyamakuru gakondo n'aba DJ bo mu mabuwate, kandi ntavuye mu mwimerere wanjye wa gakondo. Sinzi niba ubyumva. Hari abahanzi bagenzi banjye bashobora kuvuga ati buriya reka nkwereke, ugafata icyemezo ukavuga ati aho kugira ngo ngire reka noneho mfate iyi gakondo shaka ukuntu nyigira gutya, wenda wa munyamakuru azayikunda ayikine. Ufite abanyamakuru bari mu bantu badindiza gakondo y'u Rwanda. Mumbabarire nawe ni umunyamakuru, ariko reka mbikubwire bene wanjye zose buya bigaburya umuziki ntabwo umuntu atarama nk'ubu mfite vubanganza tumira amaze iminsi niko gitwa ngo kinyatrap, nabanje no kubaza sinibyo bintu ni ibiki, sinenzi byari byo, ariko nsigaye mbazi kumenya ariko byo ntamenya n'ibyayo ni ibitutsi bizamwo, ntabwo ndabyiga mu bishore ko ntabwo nambye byarangora no gusohoka n'ibisohoka. Ariko iyo bishoboka bera ngiye nko muri clip wenda njye mfata nk'imijugujwe y'inkweto aho wenda kwinjiramo gutyo, ariko kuvuga ari amagambo biragoye. Hari umuntu rero nifuza gutuma iyo uri umunyamakuru ugomba kuba net kuyobora ikiganiro kandi ugatumira abantu bose batandukanye. Ntekereza ko mfite amahirwe, hari abamaze hari noneho hari Kate Kavuyo amaze kumbwira ko bishoboka dushobora gukora ikiganiro. Wenda noneho ni mu rundi rwego noneho kujya kinyatrap, hari undi wundi nawe umaze kumbwira kugira ngo bumve ko hari za afro, hari muzike nyinshi, hari ubuhanzi muri rusange, harimo dance contemporaine, dance moderne, harimo abakaraza, harimo banditsi, harimo abasizi. Wa mugani icyo kintu ni ikintu gikenewe cyane. Ikintu kumva ko ibintu byacu nk'abanyarwanda abantu tugomba kubisuzugura tukabyita ngo ni ibintu by'abaturage. Waba uri nko mu mbere kimbabaza ngo ajya gukina indirimbo ngagiye gushyiramo ngiya kana kukumva deje baramaze no kuvuga igiye gushyiramo kagira ngo ugiye gushyiramo inzoka zanakonda, ntabwo ugiye gushyiramo indirimbo y'abantu. Nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cya mbere dufite reka nguhe urugero rwiza rwa hafi. Uzajye muri Kongo, ujye muri boîte zo muri Kongo, dusigaje iyo isaha imwe akenshi irangiye hahita hajyaho bita bihagarika tugatanya tugahamagara. Dukomeje rero dukomeje ikiganiro. Message wajya kuvuga ibintu none biyanguma ku isaha bitayikata, wihangana wakomeza noneho nta kibazo. Nta kibazo. Iyo dadi nkanguhe nk'urugero rwa hafi, iyo urebye nko muri Kongo, uzajye nko muri boîte zabo, uzajye mu tubari twabo, uzajye mu maresitora yabo, nta zindi ndirimbo baba bacuranga rumba. Za ndirimbo zabo z'umwimerere, kugira ngo uzuve Chris Brown muri Kongo ni ikibazo gikomeye. Ushobora no kuyisaba no mu DJ akayibura.
ariko twebwe au contraire byonyine ndabyibuka nari nasohotse ndagenda mbwira umudije ndamubwira ati se mushyira indirimbo yanjye ndamubwira wayinkiniye ndadize ukuntu yambwiye ngo cyusanga urumva kandi ubwo nyine namuguriye n'akantu nyine kugira ngo byihute nyine nimba ntacyo kunywa yari afite ubwo wenda nka bya bindi byo kwigura inzira uzi ukuntu yansubije cyusa urumva gakondo reka ntacyo ndayishyiramo nka saa 11 saa 12 abantu batangiye gusohoka batangiye kunanirwa ati kuko nindamuka nyishyizemo vraiment urumva icyo kintu turi mu Rwanda gakondo niyo nubwo nshobora kuba naririmba R&B mu kinyarwanda ariko nyine twatiye injyana yo hanze twebwe turi mu Rwanda umuntu ukaba wamusaba ngo kinindi niyo wenda tureke gukina indirimbo yanjye da nta kinindi ye wenda ya Cecile cyangwa kinindi bahengera ngo cyagirwa abantu ngo bananiwe ngo nibwo kandi cyakubwira ko iyo uyishyizemo nko muri boîte uhita ubona ko hari itandukaniro abantu bahita bahaguruka bakabyina abanyarwanda bafite inyota y'ibyiwabo nk'iyo uje ukareba nka Legacy aho ndirimbira abantu baratucika bakuzura dadi nawe ushobora kubikubwira ukagira ngo nukwiyemera ukabona nk'abantu barimo bamwe bahagaze ukabona hari nk'igihe ndirimba nanjye nkumva nagize impuhwe hano hari umukiriya we waje bigeze muri club kera abantu bajyaga basimbuka bose n'abicaye ndashengewe bigaragara ko mugani aba DJ nibo bafite ikintu uvuze ni ikintu cyiza ni ikintu gikomeye nuko mugani umuntu ntigiza kwenda hari abashobora kuba bari hano badukurikiye ndabyifuza birashoboka kuki n'indirimbo nk'indirimbo ni nziza cyane hari n'izindi nyinshi umuntu ashobora gushyira abantu bakabyina igihe runaka nyinshi ntibigomba ukabona nko ku mateleviziyo nk'indirimbo ya gakondo bayihariye igihe cy'isaha imwe y'igitaramo kiba rimwe mu cyumweru isaha imwe kiba rimwe mu cyumweru akaba aribwo indirimbo yawe kandi dadi buriya kugira ngo ubone nka video yasohotse ubona tekeza indirimbo imwe ikagukuta 1,500,000 kandi ubwo ni makeya ubwo nagiye mu bantu baciriritse 1,500,000 indirimbo na amafaranga menshi ku ndirimbo imwe yagoye wafashe umwanya wawe wagiye mu biki wagiye wahirimbanyije waraye amajoro kugeza saa 10 za mu gitondo uri kugira ngo utange ikintu kizima ku banyarwanda umuntu akakubwira ngo ndirimbo no kuyatwikira saa 11 bica intege ni nayo mpamvu ubona n'abahanzi ba gakondo bagenda baba bake none se umuntu arareba imvune zirimo akareba ukuntu yitanze mu buryo bw'ubushobozi akavuga ati ubundi ndaruhira iki ko ari ukubikora babibika mu kabati ni ikintu rwose uzahwitura abanyamakuru n'aba DJ rwose badufashe bashyire gakondo imbere nta yindi challenge mfite nekeza ko ni ibintu byo kujya no mu muco wacu nk'abanyarwanda bamugani n'ibintu twakwiye gushyira mu muco wacu kuko kumva indirimbo gakondo indirimbo za kinyarwanda gushyira muri zindi zisanzwe ushobora kuba DJ kandi byose ukabikora birashoboka urebye hari ibihugu ujyamo ureba ibihugu bya Eritrea bya Ethiopia kugira ngo bamugane byo kumva indirimbo zo muri Amerika n'abankubeshyi ni gake cyane simbizi ko binashoboka ahubwo ukurikije ukuntu bameze bumva indirimbo zabo mu gitondo nimugoroba paka nimugoroba za Ethiopia n'abasomali niko bameze hari ibihugu za Ghana
ujya kure yes, n'abagande hano hafi kumva indirimbo z'abandi bugande usanga umuntu ari umusitari mu gace atuyemo acaho kubera iki amaradiyo yose arimo aramukina yamumenye na ariko twebwe mu kibazo gikomeye uzafasha ni ikibazo uzanarebe n'itangazamakuru ari za website ari kuri za social media n'iki usanga hari abantu sinzi ntabwo njya mbasha kubyumva biranambabaza cyane ariko nkabura icyo bikoraho kumvirwa abantu babaho bumva yuko bagomba kwangisha abahanzi b'abanyarwanda umuntu akumva yuko agomba gucungana n'umuhanzi w'umunyarwanda yikubise mu mwobo ubwo nicyo kintu ariko yaba yasohoye indirimbo kugira ngo ajye avuga ati abahanzi b'abanyarwanda bakoze indirimbo uyu ukora amarapu uyu ukora afrobeat uyu ukora izi n'izi ukora izi n'izi n'izi ni ikibazo gikomeye cyane sinzi ko wenda ikibazo kubera muri community yacu nk'abanyarwanda ikintu cyo kumva ko tugomba kugira uruhare mu guteza imbere si n'ubuhanzi gusa n'ibindi byose yaba ubucuruzi yaba iki umuntu ashobora hari indirimbo ngiye nshaka kuzahimba yitwa banga mwabo umutwa kwizami tuzayimutora ati cyusa ko wivovota nukuri kandi birimo inspiration iri kugenda iza gake gake akamelodi ntabwo ntekereza ko bambwa ari ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo tuganire dufatanye kuri uyu mugoroba abantu bari mu nzu abantu ntibasohoka tunaganire wenda nyuma ya corona niyo abantu bayirokotse dushobora kuzahindura ubuzima bwo kubaho kuko abantu ibintu birashoboka birababaje kumva ko ushobora kuza iwanjye wenda kuko mfite iduka ukaza uje kwikopesha ariko wamara kubona amafaranga ukajya kugura ku rindi ibyo bintu nabyo ni ibintu kuri iri duka ari ibintu bikunda kubaho waba ufite inyota ukaza kunywera ku kazi ku kabari ka mico kuko gashobora kugukopa ariko wamara kubona amafaranga wahembwe ukajya muri Corine cyangwa se ukajya kuri Serena cyangwa ukajya ahandi n'ahandi kwa mico murahanywera roveni 4 roveni 7 amafaranga yarashize icyo bamwe n'ikintu gikomeye cyane kuko aba DJ abanyamakuru nibo bo gukundisha abanyarwanda umuziki w'abanyarwanda muri rusange sinagakondo gusa n'indi miziki ariko none bigomba no kuva no mu bayobozi ko nabyo numva ko ariko naho ari très important bya bintu byo kumva ko mu bitaramo bikomeye ukazana umuntu avuye muri umuhanga cyubahiro cye ariko ugasanga ugiye kumuha miliyoni zingahe magana n'amagana bagakondo ubwo ni ya minota umugani ibintu byakomeye hari ibintu ari Miss Rwanda y'uyu mwaka c'était horrible uburyo abahanzi bagakondo ukuntu byagenze rwose babakize kuri stage amasaha amwe yandi kweri kuvuga uti se ibi ni ibiki ariko ari umuhanzi wo muhandi bahita bamushyira kuri stage ugasanga ibyubahiro protocole ko sinabahanzi gusa ni gake cyane ni ibintu bikigoye uzarebe yabaye wenda nk'ibirori kuri stade urebe ukuntu intore zihimbaza ibirori urebe ukuntu abakobwa babyina ibintu byiza ugasanga abanyamahanga bavuga ati c'est pas possible ibintu byiza ni gute ugasanga abanyarwanda tugira umuco mwiza umuco wacu uranaryoshye dadi nukuri iyo ugereranyije nk'indi mico y'ahandi usanga babyina nukuri tugiye kureba ku isi turabambere ku cyerekeye nicyo ariko u Rwanda rwamaze imyaka ine dutwara igikombe cy'isi mu mbyino gakondo kuko imbyino yacu ntizirambirana hari ingoma hari intore hari uduseke hari uburyo bwinshi cyane ariko ndadireka twiririmbira umugani w'abambo icyo cyayi kirimo iki cyayi umunota uri mubi icyo cyayi banza kirimo amata menshi n'isukari nyinshi nibyo kuko muzarebe wenda iyo dufite nk'ibirori kuri stade amahoro ibirori runaka
iyo itorero riserutse usanga usibye no kwizera amaso, usibye n'uburyo batera intambwe, usibye uburyo baririmba, usibye urebye uburyo biri well organized, usanga abanyamahanga bavuga ati ntabwo babyumva abantu ari byiza cyane ko twebwe, ugasanga ntabwo tubyiziye, ntabwo tubikunze. Ni ikintu cyakwiye guhinduka, kumva naho ubundi muzabaza abantu bo mu rukerereza ahantu bigeze kujya kuririmba mu marushanwa itorero ry'igihugu, bararangara gatoya, abajapone mu masegonda baba bamaze kwiga umurishyo w'i Rwanda byari mu marushanwa. Ni ibintu icyo gihe nyakwigendera Minani Rwema bitubwiye bati katubayo twagomba kuza kuririmba, ariko Japan irabanza ikora ibintu byacu turaho tubihera, ariko buryo ufite impano hari abanyamahanga bakunda ibintu byacu cyane. Ntabwo umwanya nanone kandi nakomeza gushimira umuhungu wawe Ishimwe, nabaha umwanya mufite indi ndirimbo rwose, umwanya n'uwanyu cyose turirimba izacura cyangwa izacureka tube tuzireke, izacu bazajya bajya izanjye murajya kuri yemwe, izanjye murajya kuri YouTube muzirebe, reka twitaramire n'izindi zose ntacyo rwose. tujye mutuhera uracyashaka nsigaranye ubundi legacy ngenda ashyira indirimbo igenda iza bite. Iyo murakoze publicité network murakoze publicité network itigabanuka, nongera kuvuga leta byongera none bahita bigenda. Reka turebe ko ni ikibazo cya connection peut-être. Okay, nanivuze ya allo, uratwumva? Ndakumva. Iyo murakoze publicité yari gasi n'iki connection igenda, bwa niyo mpamvu. Ese mama cyane rwose, ariko ntacyo bitwaye. Okay. Erega maye ntabwo mba nabimenye. Oya ntacyo bitwaye none, nako se iyo ndimo ndatebya nawe bifata ukuri, ntacyo. Singiye kuza se mu Rwanda barangi bazama icyumba, ngiye sobona aya mashuka nyarayemo nagwa nabi. Ahubwo wandamukiriza abantu uvuze inshuro nk'eshatu ushaka usabanza bagufata neza. Turamukije abantu uvuze nk'inshuro nk'eshatu banza bagufata neza. Ndabaramukije abantu bo muri hoteli bose, abakozi baho kuva ku muryango kugera mu biro, kuri reception, kugera muri restaurant, kuri bar, hose kuzamuka byumba, yewe n'abasiga ku mabati range n'abelectricien baho, abakozi muri hotel ndabaramukije cyane, kandi uzabandamukize cyusa cyane. Ndabona hari izo bagiye basaba nyinshi, reka inyinshi ndabona ari utwaburakeye, cyangwa uracyashaka ko dutarama na za zindi ubu nguhaye rugari rwose pe. Nsigaje igihe kingana iki Dadi? Ndashaka kugira ngo umenye uko mpanga indirimbo n'igihe nsigaye. Iminota 40 ifite. Iminota 40 niyo mfite. Kuva rimwe bagiye ni mike ahubwo, rega je menyereye gutarama amasaha 5. Shayi umuntu acumbitse rero burya ntabwo babyoroshye. Amasaha umuntu atarenza, cyane cyane ko utabwira abantu ngo gutarama batumva n'ibyo urimo kuvuga. Hari wansabye kampere kambanze impanuro nkurikizeho, turimbo duce kugira ngo abantu babone indirimbo nyinshi twagiye utangira impanuro. Iyi niyo ndirimbo ya mbere nkunda mu ndirimbo zose njya ndirimba, yitwa Impanuro. niyo umuntu bita Twagirayezu Cassien yapfuye muri jenoside, niwe wahimbye Impanuro, niwe wahimbye Muhoza wanjye, umubona abantu bose bari kunsaba,
niwe wahimbye umuntu nyamuntu yapfuye muri jenoside rwose mu minsi ya mbere ngayo nguko yego nyumva wewe ntabera nambariye nguhe shurira y'umwana yemwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye bene muntu mbeko bagende sigane abintege babayabane kumbugiye irengeye ngo munyumve ese ninde wamenyera intsinzi yo inzira nanyuze mu yambanye ngera nkeka ko nahabye nsigara nsa n'utakigira kiburira mbega inzira y'inzitane numva ngezaho ntangiye kubabara imirundi urugendo rukiri rwose mbe wowe ko wiruka cyane uburagana hehe muri iyi nyanja itagira inkombe yo ubwo nicaranye nyine nkibaza byinshi cyane mu buto bwacu nibutse ubupfura bwari bwuzuye iyo nzira none zabyaye amahari nyabuna ica inkoni zamba mushobora byose ukiziye intote zituzonga utsembe bibabaje byose kuri iyi ntizanyo zirya nduru zitsina amayane urya umuntu arahababarira urya umuntu arahababarira urya umuntu arahababarira. Indirimbo yitwa Impanuro ntago nyirangije, hari ibitero bibiri ubu ndi kugenda ncamo uduce kugira ngo ukore indirimbo nyinshi. Ndashimira cyane kuko iyo ndirimbo ni indirimbo ifite amateka mu buzima bw'abantu benshi cyane. Ndashimira nyakwigendera kuko sinzi icyo umuntu yavuga, ariko cyose warakoze cyane gukunda uwo mubyeyi, kuko mugani baravuga ngo tubahe amazina batazima. Wagize neza cyane, ndashimira. Ariko nanone ishimwe aho ari mu nguni arakora ibintu byiza, sinzi uko nabyita. Wumvise uko akaraga inanga ya kizungu? Oya, kandi atuje yishikiye yadusuzuguye ameze neza. Mbega ubuhanga. Uyu muhungu wanjye rero twatangiranye afite imyaka 9. Yo rwose, ariko aho mbona ubafite ingahe cyusa? ambujije kuyivuga. Ubu wasanga nk'abamureba harimo nk'umusheri we, urumva namutanze. Niba afite na duna cyangwa twita twatembera guse. Ariko we ntajya anyerera kwa kundi kwawe se ngo ntago mbizi ibya wubuse ko mbona nta mwana ukibaho. tuzabiganira mu gikari, wasanga n'inyana ya mwene ntawamenya. ariko
ubundi ntiwari ukwiriye no kumferisita ukampane n'umukono rwose ukambwira uti ari umuyaga bavuga ngo felicita azava ngo farumasiyo nawe rero farumasiyo congratulations vraiment narashimye cyane indirimbo nyituye condo kuva kare yari yayinsabye rwose nabibonaga ko ari kuyandika awe ongera solo nyakuri Mweheba turi hasi reka duhindure ki reka tumaze igihe kubera corona tutitoza oya ntacyo ni mukore imyitozo hano muzasebera ahandi mweheba huzurura kurwanye none warusize urangaye uwaruwanye se kumpegukiye narakuyereye mbere kirimo aho wanyuze ushaka ukwigendera wahasize ibikomere byinshi cyane nabuze umuganga wahabura hari hasondetse umutima wawe uwo nahoraga njya nibuka nyabusa nkigusaba ibyishimo byinshi byari hagati aho ongera nkiyibutsa ukigera iwanjye udukino twacunga abana bato none nibyo byavuye mu mubaba wanyerekaga uruhande rwiza gusa nyamara ntawutwike intumba ishumutsi indirimbo urayizi dadi cyane ariko si indirimbo baba bankuyemo iyo kotse ngwishaha burya nge nuko utaribona naho ubundi narashavuye icyakwereka mu mutima wanjye n'amarira menshi y'agahinda kawe iyo ndebye ukuntu bebe nyigira ariragira tese mama ihe nanjye nakwibaza ko wananiye nkumbi ntimbinye ubuye mu mutima gusa nta kintu kijya ikimbabaza nko kumva aho nyuze bose bavuga ngo duhora umugabo wawe mugore wanyuze ahayikomeye imyenda ye nuko mbikubwira ukayigira ngo nawukwa nzari kenshi uba wifatiye amazi kandi ubwo beba bayiriwe imuhira aheruka umugongo umwaka ushize urushako ruragwira rwose dadi we wahora n'iki wacitse nambutse mubahane wanjye y'urukundo
agukunda ntukamuhemukire ndabigusabye mugihe mugira inama mwungura urugo rwanyu muhaba n'abanyure neza nibo duteze uru Rwanda rw'ejo byose tubikesha mwebwe mutubyara bityo mujye mubyarira igihugu uwari uwanjye yarananiye iyo yitwa uwari uwanjye uracyafite umwanya rwose zuba ubu twageze mu gitaramo twageze ni mu nkera twageze mu bihe byibutsa ubu turi mu twaburakeye zibyinika turazizamo mu kanya abonye umuhungu wanjye ariko oya shimwe simbizi izuba rirenze ngiriyimwe y'abashumba inka z'iwacu ziratashye abiriwiyo bari nyakuranga abimuhira bari hanagura icyuya mu gahanga dore umusura igiye icyuya mu gahanga umusura ashize ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziraje ikamba ryazo rirazisaga rirasabagira ku ijuru ry'iwanyu mu kirere cy'iwacu niko kabyino ngaho hose jya mu nzu dore imbeho ni yose genda ufata agapira ukinge mu gatuza ibitotsi ni byinshi urugendo narwo ni rwose uyu munsi sinyikubonye fata iyo nzira imwe yo mu nzozi duhurire iyo mu mpinga y'imisozi iwabo wabatashye aho dukura abana mu mpeta y'umubano n'ibanga rya gihanga nkundira ngukunde nzabone icyo nkubwira kiza gukura amahwa munda ibimbuza ni byinshi sinshoboye kuzana umanuke dore ukwezi kuraka uze nkuganire uragenda wishimye nanjye kandi uganje ndabashize agahinda niba uje ntubone umbabarire mugenzi
ntabwo bizaba ari ukukwanga ntabwo urirebera iyi si iravuna tuyirukankamo dushaka kubaho wowe aho uri hose jya wibuka utakamba untambira ubishaka nanjye nige gutamba untambira ubishaka nanjye nige gutamba untambira ubishaka nanjye nige gutamba. Abyumvise? Ya, iyo ndirimbo ni ya nyakwigendera Niyigaba Vincent. By'umwihariko dufashe umwanya umuntu akomeza umwana we warokotse mu muryango we wenyine Niyigaba Honoré. Niyigaba Vincent n'umugore we, umuhungu we Niyigaba Joel n'umukobwa we barishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Barakora umwana umwe, umuhungu wabo witwa Honoré. Ni indirimbo hari abantu sibye no kuba izina ngo batazima n'abantu bafite ibihangano byinshi usibye no kuririmba n'amagambo agize indirimbo. Ni ibintu umuntu avuga ati ni amagambo azagumaho azagumaho igihe kirekire cyane bitewe n'ubuhanga bwabaga bukuye mu ndirimbo, bitewe no gucuranga. Ntabwo rero twatarama mugani muno minsi tugikomeje urugendo rw'iminsi 100 rwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo umuntu yarenzaho gusa gutya atavuze ati Imana ibahira uko ridashira kandi ikomeze benshi abadukurikiye abatadukurikiye ariko by'umwihariko umuhungu we Niyigaba Honoré. Cyose nduva turacyafite iminota myinshi 20 ni myinshi cyane sinzi ko 20 ni mike dadi kuko amasaha ngafite ukuntu abigenza nta kundi 20 okay ndirimbo use nanjye kuririmba mugabo waya kandeke mugabo wanjye katwagiye kwa rugamba ushanyarukira yose tugendere naho ngano ujya minota ni mikeya nyarukira iyo mumbwirire azazeho utumutima wagukunze uragukumbuye uzazeho utamaso yakubonye abonye uhise ati niwe utamatwi yakumvise yumva uvuze ati niwe erega ndagukunda erega ndagushaka ukunda umushaka umwifuza hafi yawe nyarukira iyo umwumvishe neza utinshuti ye utibabaza umubabarire niba wumva umukunze titekereza ibyishimo nagira mbonye uhageze erega ndagukunda erega ndagushaka ukunda umushaka umwifuza hafi yawe nagezeyo nasanze amerewe nabi yabyutse mbonye afite intege nke yarambwira ati nyaruka subirayo umumbwirire ntakibyuka ubwo watinze kuza kureba uko amerewe uti naho umutima ntago wigeze ukubaho ukunda aragukunda ukunda aragushaka
utahubwo watinze kuza kumureba mugabo wanjye mugabo nkunda ngaharukira sinagusenze ndetse nagusanze nisanga kuba mu bwangavu no mu kubitanye noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe nandagara nkagandurwa nabaye ntitsamura nkikirizwa nabaye nahindukira ngufate nk'umugongo nkagangahurwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe usiratereye hejuru ahubwo mugabo wanjye mugabo nkunda ngaharukira sinagusenze ndetse nagusanze nisanga kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye noneho mbere y'ingeri y'urugo nandagara nkagandurwa nabaye ntitsamura nkikirizwa nabaye nayicira ngufate nk'umugongo nkagangahurwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe sindagira uzanjye dusabane ntakera utasuhuka kera ingerera udasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza nakuganye naragukunze reka kwiheza mu rwawe ngushiturwe n'amahanga reka kurarikira iby'isi bituma udashyigikira urwo washinze garura umutima mu rwawe dore inkazi akankanzu ibigega bihahunitse imico yabuze kibeyure inkangaza rukabukira inzara ihari n'imwe n'intimba y'umutima ugukunda agenda nzicamo ntacyo pe byose urabyemerewe mu rugo hano nta kibazo zaburakeye yese ko mboniye nagomba kuririmba n'iza kabengera ndabona igihe cyo tujyanye ariko indirimbo yanjye nzasohora nayo ni abantu hari ikintu bakwiye kumenya nuko mu mahanga iyo ugize icyo za tapage nocturne ugasakuriza abaturanyi bo bahamagara polisi kugwa hejuru kandi bahamagaye polisi abanyarwanda baza benshi nuko ntabwo nakoze ubushakashatsi twishima turi hamwe mu byago wese arimenya reka mbaza abaturanyi n'ibikunda bankundiye isanda ndayongeza kugira ngo ibintu bigende nari nkumbuye gutarama nawe uri muranzi ndezimo buso oya ntacyo cyusa iki gikombe kirimo igikomo ariko dadi ubu koko ntubona n'iminsi ndimo halo dadi bose ko nagusize ngo uririmbe njye kubaza abaturanyi kugira ngo ese mama kugira ngo twiyongeze isaha agomba kujya kubaza abaturanyi nibyo nangiyemo kugira ngo umenye ko nari ngusize ku rugo ngusigaye rutaramye hanyuma njye kubaza iby'isaha niba tuyemerewe isaha yindi turayibonye cyusa turayibonye cyane aha ndabona ibintu bimeze neza cyangwa watebyaga reka none turangize zaburakeye rero yego cyangwa watebyaga hari abari gusaba muhoza ndayikuza kuko ndabizi ko mwese abenshi aribo bashaka yibahe rwose abayishaka bayifate bayumve uko imeze baryoherwa ndayiririmba imparamba nayiririmbye ariko rero twagiye turangize za burakeye tujye mu zindi gutyo iyi ngiye kuririmba ni iya kabengera
nawe ni umuhanga cyane ku ndirimbo za burakeye. yego ngumehe aho ko ari hasi mubaye iki okay nzari twagiye ngumehe umwanya cyasha uko wahanze n'uwo wampaye kabu karuba utaza n'umunsi n'utahe umbwirire narusa ngimpamvu y'urwo rukundo baba na bose muba utaza n'umunsi n'utahe umpere n'uwo muje y'impundu y'uwo mubano muje iwacu muba utaza n'umunsi n'utahe umpere nawo banje y'intashyo y'urwo rukunda babije iwacu muba utaza n'umunsi n'utahe umpera umwana icyasha ukumpera umwana icyo kubahumpe umwana ubuhure utaza n'umunsi n'utahe umbwirira abanyarwa ndumbwirire n'abaturanyizo aryohuwo basaziye utaza n'umunsi n'utahe inimara ngahinda ufata umwanya munini kugira ngo wige zino ndirimbo kugira ngo nayishimwa zimenye ubundi bigufata igihe kingana iki kugira ngo byibura cyangwa usanga uzizi ko ari indirimbo akenshi zabayeho igihe imyaka ishize Tadi rega nakubwiye ibi bintu ntabwo wabibamo utabikunda. Yego. Urabizi izi ndirimbo ntago wazifata rimwe mu myaka ngo uzifate mu myaka ibiri cyangwa umwaka umwe. Mfite indirimbo nyinshi ku buryo bisaba iyo uzifashe indirimbo buriya kugira ngo uyifate bisaba kubanza ubwawe ikabanza ikakuryohera noneho ukabanza yamara kukuryohera ukayifata iri kukuryohera nawe ukayiririmba uri kuryoherwa. Yego niyo mpamvu nuko nzifata kandi nkunda kuririmba ku buryo udashobora kumva. Florida niwe wambwiye ngo ndi ikimuga cy'indirimbo. yarabibonye hatari ko wa mwana none iyo ngiye kumusura namugorewe nabwiye ko mama yandirimbo yashaka kunganiriza se tate ameza tese nabyo ibyo byatatu tubyihorere buretse turirimba yandirimbo afite rero ntacyo ariko mbere hari ubutumwa mbonye bw'abana b'umubirigi cyane cyane b'umutanti wanjye yitwa Priscille ngo nkubwire ngo nta gitaramo hari ubutumwa bw'abantu bw'umubiri urumva cyane ntabwo twumvikana ndi kukumva nari nkubwiye nti hari ubutumwa bw'umubirigi ngo wakoze cyane ngo igitaramo ngo ni unique ngo ntabwo uyu munsi nk'uyu bigeze bawugira cyane cyane mu Bubiligi aho herukirayo hari ukuntu byagenze haza irande yitwa coronavirus. ahora ni iki ko yankozeho ubu nari kuba muri iki gihe reka nicecekere nako ntacyo
uyu munsi ni unique pe. Arusabye umumararungu niyo nari ngiye n'ubundi gukurikiza. Ntacyo rwose. Umurenzu waruta wose umara agahinda uwamasa reba nituze umuzirane nge ikirezi cy'uwakwiremeye nyenyeri irasira kwituru nsanzura umumararungu urukundo ruca intege we mumararungu nkumbuye umutesi utarutwa umara agahinda rurabo rw'Imana nkumbuye zuba ry'iwacu inyana nsanzura umumararungu nsanzura umumararungu nsanzura umumararungu yego rwose. ngayo nguko urakagira inka n'abana ishimwe rwose nawe kura rwose kura pe kura zikubona ariko ya kura none se ahubwo ubwo ikibazo wenda kuko ishimwe ntiyakunze kuvuga nifuza kumubaza akabazo kamwe. Niko ishimwe ntagiye ujya ku ruhande ukirera ukicurangira izawe zindi cyose atazi cyangwa nawe waguyemo banza amano byose bite? Zose ndazikora ariko ntabwo nzi kuririmba ndacuranga gusa. Yes. Izo ndirimbo cyusa akunda cyane nawe nizo ukunda cyangwa ufite n'izindi wenda wowe iyo wiherereye wenyine atabizi atakureba urabikubita rwose bigacika? ni nazahubwa zi cyane kuruta izingizi za gakondo nizo nkunda cyane. Nizo ukunda cyane. Oh, that's great. ariko ashatse reka gucurangire n'izindi wumve ukuri. Wenda cyusaba nk'igikoma hanyuma bose pe wisanzure nawe twumva impano yawe ariko muri zindi izawe ushaka ushobora gucuranga zose nyinshi manziza.
ni Hotel California. Okay. Ahubwo imeze numvaga agiye hari indirimbo y'indundi iva gutera. Icyo mwana wa mama sinzi indirimbo yandira ifite stream imeze ukuntu. Ngongomani cyangwa none ishimwe. umuhungu wanjye Soni rero Oya ni umuhanga cyane ahubwo hari ukuntu umuntu ashobora kumushimira. Ese ishimwe murashobora kubona nimero yawe, ushobora kuduha nimero yawe? Okay, ni kangahe? 0784 0784 68 68 235 1 2 3 so oya 07 2 3 kabiri inshuro eshatu nicyo ushaka kuvuga cyangwa kabiri gatatu? kabiri inshuro eshatu. Great. Then indi gatanu. So 07 46 82 225. Amazina ariho ni ayahe? Amazina na mushiki wanjye. Urumva ntabwo aragera igihe cyo gufatira umuntu we. none ino nimero iri kuri momo. Ariko niwe uyifite telefone. Niyo afite nyine ariko ibariwe kuri mushiki we nase. None ubwo kuko reka impamvu nuko nagira ngo tugushimire kuko abahanzi bacu turabashimira cyane. Ndifuza gusaba dufite abantu badukurikiye bagera ku 130 mumfashije dushobora gushimira ishimwe kugira umwana muto w'umusore ucuranga gutya ucuranga kunguko ufite ubuhanga nk'ubu hari abantu batuma abahanzi tubasha ko abahanzi ari abaririmba. Nanjye wandika nkenera mu graphic designer wandi ushyira ibintu ku murongo ukuntu ngiye mba nanditse nabihurute nabishishunye hariya. Ndifuza ko twamushimira. Hari icyo bita momo Kigali kirahaba kandi kirakora. Natwe ahangaha mu Burayi kirahari kitwa momo. Bishobotse ndabifasabye mu nkundire wahera ku 500 500 300 10 800 icyo mwifuza cyose 100 icyo mushaka. Reka dushimire ishimwe kuri uyu mugoroba. Nawe avuga ati koko nakoze ikiganiro cyiza. Tumunezeze nkuko natwe mu kutunezeza kandi mu gufasha cyusa kuko cyusa ntabwo yarabizi ko ndi bikora ariko niba guhurampaho oya cyusa abahembwe menshi za RDB za ikizoze za DBDB za byose. Ni blague uyu ni umuhungu wanjye.